Video rero yabanje yerekanaga nyine uburyo tumara kuzigurisha tuje kuyashyira kuri Binance, ubwo noneho twaje kuri Binance. Kuri Binance uhita uza hano ugafata ino network ya BNB Smart Chain ukayikorera copy, ukoraho nyine hari imbere igahita iba copied, wamara kuyikopiya wihuse uhita uza ukigarukira muri A10. Aha ni hamwe narindi imbere, namara kugera muri A10 ahangaha barambaza se nshaka kugurisha, hano handitse quantity, amadolari yanjye nyafiteho urayabona, ariko barambaza ingano, ubwo ngiye kubera ngiye kuyagurisha yose ndakora kuri all. Nimara gukora kuri all ngira ngo urabibona ya amadolari yose yahise aza ajyamo hano hasi. Noneho hano hasi ahangaha ngiye gushyiramo wallet navanye muri Binance, ubwo ndahita nza nkore paste kubera ko nayizanye. Ubwo igikurikiraho ni iki, ndakanda hano kuri continue. Nimara gukora kuri continue barahita bambwira ngo ndebe verification code kuri email, nkande hano ahangaha nyine ndahita mpakanda bampe verification code kuri email, verification code. Ubwo ngiye kureba kuri email yanjye ko bampaye verification code. Iyi verification code ndahita nza nyishyiremo, ndategereza ngiyi. Ubwo rero icyo mpita nkora ndahita nza nyikopie ngiyi verification code, nkore copy mpite ngenda nyishyiremo hahandi bari kumbaza. Umuntu arihuta kuko baba bamuhaye igihe cy'umunota umwe, iyo utinze usanga washize. Then nkore hano kuri confirm, mara kuyishyiramo nkakora kuri confirm. Ubwo ndi kubikuza amadolari yanjye nyajyana tayari. Ngira ngo urabibona ko amadolari yanjye yagiye, yamaze kugenda. Turategereza gatoya, nubwo ubona hano bimeze nkaho agihari ariko yagiye. Dore email ya Binance ngira ngo urayibona imbwira ko amadolari 24 bankasi dolari 24. Dore ngaya, reka nze nkande kuri iyi email ifunguke, urahita ubibona ko ngeze muri Binance. Bambwiye yuko biri kuba confirming, ariko twihuse nkajya muri email yanjye, agaruka inyuma. Iyi ni imwe ya mbere bampaye hano. Dore email imbwira yuko byamaze kuba successful, ngiyi successful withdraw. Ngira ngo urabibona ko bari kumbwira ko amadolari yamaze kuza, amount amadolari 25.22 niyo bohereje. Hari n'indi email numvise, noneho kanze nkwereke indi email numvise nayo ivuga ko amafaranga yageze kuri Binance. Ngira ngo urayibona irimo rwose, iragaragaza ko deposit yabaye successful. Ngira ngo urayabona amadolari ngaya hano 24 amadolari ngaya. Kubera ko turi kwiga ari nako mbibutsa gukora subscribe, byaba byiza rero ukoze subscribe. Noneho reka nkwereke nuko tuyabikuza. Ubwo ngiye kujya muri Binance yanjye kuko amafaranga yo banyeretse ko yagezemo. Iyo ukifungura gutya ugira ngo urabona ko impinduka ziriho amadolari 28.51, ariko aya bampaye akenshi na kenshi ahita aza akajyamo hano muri iki cyumba bita funding. Muri funding iyo uyabuzemo ubwo urebera hehe? Kuri support. Hano muri support ngaya. Iyo ari muri support, kugira ngo ubashe kuyagurisha wowe ukanda hano kuri transfer. Ngiye kubereka uko bagurisha kuri Binance. Ukanda hano kuri transfer. Ubwo kuri transfer reka nkandeho, ni ukuvuga ngo bahita bambwira ngiye kuyatwara nyakure muri support wallet nyajyane kuri funding, kuko iyo ari kuri funding nibwo uyaha abantu bakayabona. Noneho ngewe ikintu nkora, ndaza hano handitse max nyajyane yose. Ubwo ni ukuvuga maximum. Ahangaha ngira ngo urahabona, ndakora kuri iki kimenyetso cya max. Ngira ngo uhise ubibona ko amadolari 24 yahise aza na bya bice kugira ngo ya transferinge. Ndakora kuri transfer, byabaye, nkore okay. Nindangiza noneho ndigarukira hano kuri Binance, ndaza hano kuri home hano hasi,
nze kuri home, ikintu ngiye gukora ngiye kuyabikuza agere kuri mobile money. Urayabona ko amafaranga ari ngaya hano rwose, ngiye kuyabikuza nyashyire kuri mobile money mbereke uburyo ibintu bikora. Ni ukuvuga ngo nkanda hehe rero? Iyo namaze kugera hano ndaza nkakanda hano mu iguni, nkakandamo, urabona ko ndi verified, account yanjye yabaye verified. Ubwo ikintu mpita ngiye nkora, nza hano kuri peer to peer. Uyu muntu iyo nkanze hano umuntu mbonye ugura aba ari bugure amadolari. Noneho hano hejuru ngira ngo urabibona ko turi muri buy, kandi ngiye kugurisha amadolari ndishakira amafaranga. Ndaza hano kuri sell, nkande kuri sell, negereze network. Bivuze ngo hano haba hari abantu bagurisha, bagura bakanagurisha amadolari. Dore aba bose ni bo, kandi bahita bayaguha mu manyarwanda. Bivuze ngo iki rero? Ikintu ureba amadolari ugiye kugurisha. Ese amadolari 24 harimo ibihumbi bigera muri 30 gutyo gusubiza hejuru. Ubwo icyo biba bisaba ni iki? Binsaba yuko ndeba umuntu uko agura. Hano bakikwereka igiciro, ubundi bakwereka umuntu ugura idolari ku giciro cyo hejuru. Ngira ngo urabona nk'uyu nguyu idolari rigura ku 1450. Ubwo ariko akaba agurira guhera ku muntu ufite 1,400,000 kugeza kuri 1,000,000 Ubwo uyu ntacyo twavugana, arandenze. Hakaza uyu nguyu rero, reka turebe mbereke uko umuntu agurisha. Hari uyu nguyu ukurikiyeho bita ni Kan. Idolari we arigura, reka nkure aka kantu bibone. Dore we idolari ni ukuvuga ngo arigura 1,440 kandi akagura kuva ku 5,000 kugeza ku 2,205. Ikindi kintu ndeba ni iki? Nimba nabonye ko uyu muntu bita Kan N ari gutyo, duhita tureba uburyo yishyuramo. Ese yishyura mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo uburyo akoresha, yishyura akoresheje mobile money, agakoresha Equity Bank ndetse na bank transfer. Ibyo arabikora. Icyo nicyo ubanza kureba iyo ugiye kugurira uyu muntu. Akandi karusho, uyu muntu urabona ko ari we wujuje qualification zanjye, ari online. Kano gatara kari kwaka kaba kagaragaza ko uyu muntu ari online. Bivuze ngo ari ku murongo, amafaranga yanjye arahita yampa byanze bikunze. Ikindi kintu, iyo ukanze mu izina rye, pay time limit, iyo uyu muntu uje nyine ugakanda kuri sell kugira ngo umurebe, uhita ubona uburyo yagura. Hano hejuru ukareba hasi ukabona bagiye bamuha like. Ngira ngo urabona comment ko zari nziza, ukabona ko email ye na SMS na KYC byose biri verified. Byanze bikunze rero uyu muntu niwe ngiye kugurishaho. Ubwo ngiye guselinga USDT. Nkora iki rero? Ikintu nkora, nimba maze kumukandaho, nabonye ko amafaranga ashobora kuyatanga kuri mobile money, nabonye ko ibintu byose biri sawa, ngiye kugurisha amadolari yanjye. Ndakanda hano handitse all ahangaha kugira ngo yose nyagurishe. Ngira ngo ya madolari ukomeje kuyabona ko ahise aza akajyamo hano. Dore ngaya amadolari 24. Noneho dore agaciro k'amanyarwanda ni 32,558 ariko ubwo ibyo bice ntabyo nsaba, njye ndi bufate 32,558. 32,558. Nindangiza ibi ngibi nabibonye, ndaza njyewe hehe, mukurikire video wakongera ukanayisubiramo ariko utazahomba. Ndaza hano handitse payment method, ngiye kureba uburyo bwo kunyishyuramo. Ndahakanda, ubwo ngenda hitamo iki? Mobile money. Ngewe mobile money yanjye namaze kuyadinga. Wowe uri mushyashya bashobora kukubwira hano ngo add cyangwa se Equity Bank, ariko ngewe ndahitamo mobile money. Nanayishyizemo inshuro ebyiri. Ubwo ndakanda hano kuri mobile money, uburyo bwo kwishyura bube bwagezeho na nimero yanjye ibe yagezemo. Nkimara kubikora gutya ibintu byose biri tayari rero, ikintu mba ngiye gukurikizaho mpita nkora kuri sell USDT.
nkakora kuri seri. Nkimara gukora kuri seri hano hejuru bambwiye ngo waiting, nyirango urahabona hano hantu ukuntu handitse waiting for buyers payment, ntegereza ko anyishyura. Ubwo ahangaha rero biba bisaba kumutegereza. Njyewe ninza kubona amaze kumpa amafaranga kuri mobile money, ikintu mba ndi bukore nza hano hasi. Iyo ampaye amafaranga kuri mobile money njyewe nza hano hasi, hahita hanahindura ibara naho kuko nawe ugafite ibyo confirminga, nkavuga ngo payment received iyo ampaye amafaranga. Ubu mu gihe ataraguha amafaranga nta kintu wemerewe gucokaguza, urategereza nyine, kuko utegereza yuko umuntu ugura ya madolari yawe yohereza bino bihumbi 32,558. Mu gihe amafaranga atarayaguha ntabwo ujyaho ngo ucokaguze, urategereza. Cyakoze ushobora kubona yatinze ukanyura hano hantu handitse SMS, ngira ngo urahabona aha, wahanyura ukamwandikira SMS, ariko bikabera nyine muri application ya Binance. Nk'ubu ngubu arambwira ati thank you for buying with us, make sure that your name matches with your payment method names. I don't work with any businesses, any deal, contract or tap. Urabona nyine uyu muntu arakubwira ati urakoze kutuguraho, ni nka message ya setinze, urebe ko amazina yawe ahura n'amazina ari kuri nimero yawe, mbese biba ari ibintu bimeze neza. Ubwo noneho ikintu ngiye kureba ndabona notification ivuga ngo ni nkore release, ariko ntabwo arampa amafaranga. None se ko amafaranga ntayabonye bisaba gutegereza. Ntuzakore ikosa amafaranga utayabonye, hano urategereza ukareba uko bimeze. Bivuze ngo iyo ubonye rino jambo rivuga ngo release, wowe uramenye ntuzakore ikosa ngo ukore release utabonye amafaranga yawe kuri mobile money. Aha hantu uhakoze yakwemeza akavuga ati byabaye, icyiza urategereza. Verify payment. Ubwo rero wenda ushobora gusanga hari ukuntu yibagiwe, ngira ngo message murayibonye, dore noneho amafaranga ahisaza ya yandi 30,030 na bingahe, ngira ngo urabibona 32,558 ngaya yangezeho. Ubwo amafaranga rero yangezeho nibwo nanjye nemerewe kugira gute, nemerewe kuza nkakora hano hasi handitse release ahangaha. Ubwo niho mpita nkora. Naho ubundi ntuzakore ikosa ngo ukoreho amafaranga utayabonye. Ubwo ndakoraho payment received, nabibonye rwose ko nayakiriye. Nindangiza ndakora hehe, I have verified hano hasi ko amafaranga nayakiriye aturutse kuri Brian Mucyo. Ndakoraho noneho confirming hano hasi, confirm release, ugahita ukoraho, amafaranga akaba aragiye. Tegereza network. Noneho ngiye kureba akantu bita ko muri Authenticator hari application kugira ngo mbi confirming neza. Hano ntabwo bapfa kukwiba, ibintu byose biba biteguye. Hari application bita Google Authenticator, hari aka message ngiye guhita muha, aka message ko kuri Binance ngiye kuza nga confirmingemo kugira ngo amafaranga abashe kugenda. Ndaza nkakora hano, nkakora paste, bihita binikora nta bindi, tayari. Ubu ngubu payment ibirangiye, amafaranga nayakiriye. Nshatse nanjye mpita ntanga feedback cyangwa se comment, navuga nti positive kubera ko abikoze vuba cyane. Ubwo ngubwo biba bibaye rero, nshatse navuga nti ibintu byari sawa sawa, biba birangiye. Ubwo nanjye ntanze karaga comment kugira ngo uyu muntu ajye akomeza agurirwe. Biragaragara rero ko amadolari nayagurishije byarangiye. Barambwira ko order completed, kandi ngira ngo nanjye wabibonye ko amafaranga nayakiriye kuri mobile money. Rero mbibutse gukora subscribe, muhibutse kwinjira muri mining. Mfite groupe ya mining zitandukanye. Muri description ndashyiramo nimero yanjye ya WhatsApp, wanyandikira cyangwa se ngashyiramo na link ukinjira muri groupe
tukajya dukura amafaranga kuri interineti. Ngira ngo murabibona rero, mwakoze cyane. Kora subscribe, like, wanasharinga mugenzi wawe, tugahaha ubumenyi. Interineti iriho amafaranga kandi y'ubuntu, ngira ngo murabibonye guhera kuri video ya mbere kugeza kuri iyi ngiyi. Sawa sawa.